Niba ukunda cyangwa ukurikira filime zisobanuye mu Kinyarwanda, biragoye kuba utazi uyu mugabo bitewe nuko benshi bahamya ko ari ufashe ibendera ry'agasobanuye hano mu Rwanda. Ni umugabo usobanura filime ariko kandi w'umunyarwenya ku rwego rwo hejuru. Ibi bikagaragazwa n'amagambo ashyenga akunze kuvuga iyo ari kumwe n'inshuti ze cyangwa se ari gusobanura filime nyine. Uzamubona kenshi muri shoot z'indirimbo z'umuhanzi Chris Easy, ndetse rimwe na rimwe akunze kugaragara mu mashusho ya zimwe mu ndirimbo ze ndetse n'iz'abandi bahanzi batandukanye. Uyu mugabo kandi ni nawe uhagarariye label ibarizwamo umuhanzi Chris Easy ndetse n'abandi, label yitwa GT Business Group. Uyu mugabo benshi muramukunda, benshi mukunda ijwi rye yarimo gusobanura ndetse amagambo akunze gukoresha mu gasobanuye nyine bituma benshi mumukunda. Hari amaterime benshi tuvuga twakuye kuri uyu mugabo, by'umwihariko twumviye muri filime ze, amagambo nka basi sorry, nta myaka 100 n'andi menshi umugabo yagiye azana. Ibyo byose biri mu bimwongerera igikundiro. Junior GT, umugabo ukunda gutwika, yagarutsweho kenshi mu nkuru nyinshi zitandukanye zirimo inkuru yasakaye cyane mu itangazamakuru, aho yakundaga kugenda avuga ko ari single ndetse ko ngari fiye pere, yandi magambo ashaka kuvuga ko atakiri kumwe n'umugore we, ariko akabivuga mu buryo busa nko gutebya. Nanone kandi sinagenda nakubwiye ku nkuru yamuvuzweho mu minsi yashize, yavuga ko yaba ari mu rukundo n'umuvugabutumwa Pastor Mutesi, umugore uri kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga muri iyi minsi, avugwaho inkuru nyinshi zitandukanye. Icyo gihe hakwirakwijwe amakuru avuga ko baba barafatiwe muri hoteli imwe ya hano mu Rwanda, ababonye bakabasaba ko babaha $1 million ngo babiceceke ntibabijyane mu itangazamakuru. Ibyo byaravuzwe, turaza kumenya ukuri kwabyo. Ariko se mu by'ukuri Junior GT ubundi ni muntu ki? Uyu mugabo mu buzima busanzwe uretse ibyo gusobanura tumuziho abaye hate? Muri iki kiganiro tugiye kukubwira byinshi ku mateka y'ubuzima bwose bwa Junior GT kuva avutse kugeza uyu munsi ubwo ari icyamamare ikimenya bose mu gasobanuye mu Rwanda. Wageze kuri Rwanda Today, nitwa Oscar Dushime, nguhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Amazina ya nyayo ni Bugingo Boni, akaba yaramaye cyane ku izina rya Junior GT n'ayandi menshi akunze kwiyita nka Giti cy'imizi mirefu, Papa w'abapapa, Giti w'igipeti n'andi menshi. Yavukiye mu gihugu cya Uganda, akaba naho yigiye amashuri abanza, ayisumbuye ayakomereza mu Rwanda. Aha mu Rwanda nawe yanatangira umwuga wo gusobanura filime, avuga ko yakomoye kuri mukuru we nyakwigendera Yanga. Umuryango wabo bavukana n'abana 4 ndetse bose bakoze uyu mwuga kandi bose bawubakiyemo izina. Mukuru wabo witwa Mike niwe wabanje kwinjira mu byo gusobanura filime, akurikirwa na Yanga wese wigarura imitima ya benshi ndetse anakundwa cyane ku buryo bo mu Rwanda nta mpaka zirimo rwose, niwe musobanuzi w'ibihe byose mu babayeho bose, yaba mu buhanga no mu gukundwa. Nawe nyuma yaje kubyinjiramo, hanyuma murumuna wabo bose Sankara da Premier nawe abijyamo ndetse kugeza n'ubu aracyabikora. Junior avuga ko umunsi wa mbere yasobanura filime byari muri 2010, aho yasobanuraga filime yitwa Final Destination 3. Iyi filime ngo yanayikozemo agashya, aho mu kuyisoza nkaho yakavuze ngo mwakoze kuza mwari kumwe na Junior, ahubwo yaravuze ati mwakoze kuza mwari kumwe na Yanga. Gusa bavuga ko yatangiye gusobanura byanyabyo bundi mu mwaka wa 2015. Uyu mugabo avuga ko ngo ubundi yumvaga azaba umwubatsi kuko ngo icyo kintu yatekerezaga akiri mu ishuri, dore ko ari nabyo yize. Gusa nyine ntabwo ariko byagenze, ubu ni umusobanuzi utunzwe n'umunwa. Junior GT asanga uyu mwuga akora wo gusobanura filime ari umwe mu myuga yiyubashye kandi ihemba neza, ariko kugira ngo bigereho ngo bisaba kumenya icyo Abanyarwanda bashaka. Uyu mugabo umaze kwamamara mu gusobanura filime kubera guhimba amwe mu magambo akamamara mu Rwanda hose no gutera urwenya rwinshi yasobanura, yeshoye ko gukora aka kazi neza bisaba ko ubusanzwe uzi kuganira, kumenya indimi z'amahanga zikinwamo filime, kuba uzi gushakisha filime zigezweho no kubuza icyo Abanyarwanda bagukeneyeho muri iyo minsi. Uyu mugabo niwe wafunguye inzu yacuruzaga filime yitwa African Movie Market. Si ibyo gusa kandi Junior GT avuga ko agasobanuye gafite kinini kafasha Abanyarwanda muri rusange,
avuga ko bitarangira mu gusobanura filime gusa kuko akazi kabo kagira uruhare runini mu myidagaduro yo mu Rwanda, cyane ko badahwema gukora no gushaka icyateza imbere showbiz muri rusange. Uretse aka kazi, Junior anagaragara mu bikorwa byinshi bitandukanye, cyane cyane iby'imyidagaduro nko kugaragara mu ndirimbo, aho uretse za Chris Easy hari n'izindi zitandukanye agenda agaragaramo, harimo nk'iyitwa Buhoro ya Uncle Austin n'izindi zitandukanye. Uyu muhanzi kandi yanashinze label yitwa GT Business Group. Iyi ibarizwamo stars batandukanye. Aha twavuga nk'umuhanzi w'ikimenya bose, umwe mu bambere bahagaze neza cyane muri muzika nyarwanda ndetse banahenze, umaze gukora amahiti menshi ashoboka, kuva kuri Nana ukagera kuri Rara, ugashyiraho Bass Sorry, ukaza kuri Edeni, ukagaruka kuri Bana imaze igihe cy'ibintu ku mbuga, ukaza kuri Bana imaze igihe cy'ibintu kuri imihanda, ndetse n'inshyashya yitwa Jugumira. Kugeza ubu niyo ndirimbo ya mbere ikunzwe mu Rwanda, ni ya DJ Fit Peter afatanije n'uyu Chris Easy nyine ndetse na Kevin Kade. Ibyo nta makazi birimo, niyo ndirimbo ikunzwe cyane kugeza ubu. Junior GT hamwe na timu ye ya GT Business Group umwaka ushize wa 2023 bagize batya batumirwa mu gitaramo mu gihugu cy'abaturanyi cy'Abarundi, ariko bagezeyo baza kuhahurira n'ikibazo gikomeye cyane, aho bafashwe n'inzego zishinzwe umutekano muri iki gihugu. Ku itariki ya 31 Ukuboza 2023 nibwo umuhanzi Chris Easy yataramiye Abarundi mu gitaramo yari yatumiwemo. Gusa mbere y'uko iki gitaramo kiba, Junior GT na bagenzi be babanje gufungirwa mu gihugu cy'u Burundi. Junior GT nabo bari baraye hamwe bagiye kureba bagenzi babo, aho bari baraye ku nshuti ya Chris Easy yitwa Marvin. Bakihagera, abashinzwe umutekano mu gihugu cy'u Burundi bahise bahabasanga batangira kubahata ibibazo. Ubwo hari ku isaha y'isa 4 za mu gitondo, wari wabacumbikiye yaswe ibibazo, abazwa impamvu ataje gutanga raporo ko hari abantu acumbikiye baturutse mu kindi gihugu. Gusa we avuga ko bitewe n'uko bahageze amasaha akuze bitari gukunda ko bahita bajya kubandikisha, kabwo bari kubikora kuri uwo munsi, ari nawo munsi babafatiyeho. Ko Junior GT n'iryo tsinda bose bahise bajya kuba bafunze. Gusa Chris Easy we ntago yafunzwe kuko yari akiri kuri hoteli yarayemo. Aba bombi baje kubarekura nyuma y'amasaha 4. Gusa n'ubwo ibi byabaye ntibyabujije Chris Easy guha ibyishimo bisendereye Abarundi. Bageze aho barabafungura nyine, igitaramo kiraba kinagenda neza. Junior GT yababajwe cyane n'urupfu rwa mukuru we yafataga nka papa we, kuko yamufashaga muri byose icyo baga akeneye cyose mu buzima bwa buri munsi. Uwo inyakwigendera Nkusi Thomas wamamaye cyane nka Yanga witabye Imana tariki ya 17 Kanama 2022 aguye muri Afurika y'Epfo, aho yari yaryanye abana gusura nyina babyara, akaba ariho yitabira Imana. Urupfu rw'uyu mugabo rwababaje benshi cyane, ariko bakunzi bagasobanuye ndetse n'abandi banyarwanda muri rusange. Sinakibagirwa kubwira kandi ko Junior GT yavuzwe cyane mu itangazamakuru ko yabafitanye umubano wihariye hagati ye n'umuvugabutumwa Pastor Mutesi uherutse gupfusha umugabo we witwa Rusagara. Byavuzwe ko baba barabasanganye muri hoteli imwe ya hano mu Rwanda, bagacibwa angana na miliyoni 1 n'ababonye ngo batabishyira mu itangazamakuru. Ariko ibi byose bombi barabihakanye. Ku ruhande rwa Pastor Mutesi bavuga ko ibyo atabikora, akavuga ko Junior GT ari umwana kuri we. Junior GT nawe akabihakana yivuye inyuma, akavuga ko Pastor Mutesi amufata nk'umubyeyi we. Bakavuga ko byavuzwe n'abakora umurimo umwe na Pastor Mutesi bivuga butumwa mu rwego rwo kumusebya no kumuharabika. Si ibyo gusa kandi, hashize igihe avuga ku mbuga nkoranyambaga Karisingo umugore we yamunaniye, kamukubita n'ibindi. Ibyo bigatuma bamwe bavuga ko ngo yaba yaratandukanye n'umugore we, ariko nyuma ibyo byose Junior GT yaje kubihakana, avuga ko atari byo, kameranye neza n'umugore we, ko ibyo biba ari urwenya gusa batera. Mu buzima bwe bwite, Junior GT yubatse, afite umugore witwa Ange ndetse n'abana 2, umuhungu umwe n'umukobwa umwe ari nawe w'imfura witwa Bubuna. Uyu benshi mu bakurikira Junior muramuzi cyane kuko akunda kumuvuga kenshi no kumupostinga. Kugeza ubu batuye Nyamata mu karere ka Bugesera. Ngayo nguko GT
byibutso ibya Junior Giti, amateka ye n'ubuzima bwe muri rusange. Nansoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze gukurikira Rwanda Today. Ndi Oscar. Dushime. Nawe utaha. Imana ibarinde.